ariko noneho si siporo iramura cyakora siporo se shatimo rakirati turimo gukora siporo noneho siporo none se wananiwe ko ndebe ugiye kurira oya ibi n'ukwica umwana ubu sigiye nahereye mukina siporo na n'ubu n'amabuye akaza izi siporo se zo zitwa ngo ikiza amabuye ako shanta uzi ko utajya ukora siporo nese si ukumunanura umugongo oya nta siporo ibaho icya y'amabuye oya ntabwo ibi bintu ntabwo mbyumva ntabwo rakirata ntabwo turimo gukora nese nta nubwo ugira ngo wumve ko umwana aba yananiwe uyu ariko umwana agomba gukora siporo shanta igihe mwahereye ni kinini ariko none se siporo bayikora isegonda rimwe rakirata ibyukire wananiwe ngaho byuka sibyo ariko mukobwa ngaho byuka rakirata tuzongereje sibyo ngaho genda ujye muri tuba bro. Eu. Meze bite? Meze bite? Ese kumbona utaraha hafi wagize ikibazo ko nyuza ahangaha nkabona uri ahantu kure byatari wowe niye risangaye ngaye kameze neza mbwira wenda icyo nagufasha narifite umukunzi yari fiancé wanjye twendaga kubana tukatiri gupanga abakunzi bo bakigusaza mani muri ibi ntabwo uri kuvuga namukundaga mu buryo nanjye ntabwo mbizi uri kinamukundaga numvaga ari ubuzima bwanjye none uzabona undi ndamuhamagaye ejo uzabona undi ndima yakwanze duherukana ejo bundi bro duherukana ejo bundi yagiye guhaha sibyo nimba yakwanze urumva ko yahita guhamagara bro yari kunyanga uri kunyanga ntago yanyenze ese byanyenze bite yagiye guhaha n'umukozi ngiye kubona umukoresha ndabaza umukozi bite ko ndi butashye wenyine mwaka atasigaye ku kazi ndategereza wawe ngira ngo ni imikino abantu bajye bakina wirasengura nkina ananankinisha bisanzwe ariko buri byambaye ngize gutya namuhamagaye inshuro zirenga nk'igihumbi idacamo none ayiciyemo nitabye n'undi mukuru arambwira ngo wowe buryo nge siyamba nguzi nge Rukundo yego wena hano
Sheri nabitabye nako mabuja ariko naranyakije sikano hose ndi kunyura bari kumbwira ngo nambaye neza naranabyibushye urumva ariko nanjye nagukoreye surprise Sheri nako mabuja ndi kwibagirwa nakuguriye kakana nakunyuza ahantu ibyisizo uba mwiza ya bintu byo wisiga gutya toka none sari ikibazo mabuja abanyugurye hano nakabaguriye nanjye mwanguriye imyenda ruko yego aburetse kumenyera cara nkubwira icyo nkwamagara ruko ese umva ibyo nkubwira ureke kuzana ubucucu hano ruko wa munsi rukundo wambabari ukareka kunderanja wa munsi urara mu cyumba cyanjye usohotse Chantal yarakubonye oya juste Chantal ntabwo yigeze mbona da Hago se Sheri mabusha ko nabikumbuye ahubwo wanditse none nkongera ngakuraza ibiki wakumbuye nyine kuraza ruko haguruka ugende icyo nashaka kukubaza nakikubajije genda haguruka agenda wintesha umutwe none se nyine murabyemera none ngaruke mbaraza wamvuye imbere genda ujye kuraza Chantal maguruka imbere se genda none mwebwe njya ndaza Sheri ruko rimwe kabiri gatatu mva imbere ariko sinzi ibintu byabo babashita nigendera ndahita nkurangiza nukomeza ibyo bintu Ese mabuja ubona igihe tumaze angaha ko tumaze kunanirwa kwe murananiwe shaka abandi ntabwo ubona nyine ko abantu bamaze kunanirwa kwe dukeneye gusimburwa natwe tukaruhuka mutegereze akazi karangire muzabaho neza muzabyishyurira mutagira ngo ntimuzabyishyura igiciro cyiza nakomeje kumva ukiri gusakuza umva usigare mu bitabo wenda sakuriza turinanira umva wagakobwa ngiye kuryama nibeshye numve n'akaruru kawe na kamwe Mana ubuse nkora iki koko none se mucyo yamye urabawe wa nukuri winyigiza umeze nabi urarembye nukuri ngwe kuruka se nk'umuntu twite we nukuri njya mbona abantu batwite bameze
ubuse ndagira nte koko mana nzaba mbarirwa nigende iyi nda mana yanjye we iyi nda ndamenya ari iyande uko byagenda kose iyi nda ni iya Rukundo tu nabihingutsa gute nabibwira ndiko ntwite inda y'umukozi oya iyi nda ngomba kuyishyira kuri Jackson gusa niyatangiye kugaragarara oya ariko inda ndayicishira kuri Jackson tu nta hantu nabihingutsa mbwira abantu ko ntwite inda y'umukozi nabansebye oya inda ni ya Jackson bimbona niki wa mukobwa ntawe uri hano ubu ntibayariye bonyine dore byanasinziriye cucu gusa tamira we wowe kanguka ibi ndi kubona hano ni biki mabije wa muntu ntaho ari oya se bahanga wa muntu nawe ari simwe nabasigiye we muri iki muri mu biki wa mukobwa ari niwe wa mukobwa kanguka ibitotsi bigushiremo mbese mabuze mu buryo bw'ubukaka Busheri ngize ahubwo se shama kuruzi shawo mpamagaye nanagushakaga hari ikintu nifuzaga uko tuganira ni amahoro nifuzaga ko tutabiganira kuri telefone niba bishoboka mbwira nkaza mu rugo nkakureba nyine niba uri mu rugo mbwira nze nkurebe tubiganire bitari kuri telefone okay reka nambare nze nkurebe sawa merci ndabona usa nk'umuntu udatuje what's happened Linda Ramutse wumvise akabona ufite mu mutima wanjye what
Cyagenze gute? Ari kuvuga gutya. Guys, what happened? Mbwira. Shambwira. Siko nteye ubwoba. Ubu turi kuvugana gutya. Iminsi bayitanu. Gute se? Byagenze gute? Iminsi bayitanu ntazana umugore wanjye. What? Byagenze gute mbwira nyine? Yagiye hehe? Ndahambaza ndahaza. Nyuma maze nanjye kumureba. Nisi yarifashe gutya aragenda atakubwiye n'ahantu agiye. Yavuye ahangana Karoli. Ngo bagiye ku gasoko hari ibintu n'abatumye bagomba gushaka. Ngiye kubona mbona Karoli araje wenyine. Ngo yamusagiye kugura amazi. Muhera kugongo. Shana, nimbizi pe ko se abagore wasanga ese ubwo umuntu w'umugore muzima koko arifata akagenda atabwiye n'umugabo w'ahantu agiye. Ese wasanga wenda yifitiye undi mugabo ukunda ntawamenya. Ariko ndumva wayo telefone yese ntagicamo. Nawe nurize. Telefone nagerageje inshuro nyinshi. None se telefone nagerageje inshuro nyinshi. Nyuma nitabwe n'umukobwa ntazi. Mwumva baramushimuse. Amushimuse? Ntabwo nzi kugendera mu Rwanda. Hari umuntu bari bafite ikibazo kurya amushimuta? Ntawe nzi yamba muzima kuko. Shapori, ndabyumva. Sorry kabisa. Gusa nyine tugiye ikintu nagufasha ndumva twafatanya tukamushaka. Ko ndumva bikazi ntabwo byoroshye. Ariko ihangane. Relax. Tuzamubona sibyo? Ndabukoze mfashije nka. Ndagufasha kumushaka. Sinzi ubureke nagushimira. Kuko ndababaye cyane mu mutima wanjye. Ndababaye. Ndagufasha kumushaka nta kibazo mu gishaka. Urabizi kuri inshuti yawe kandi ikintu cyakubabaza nanjye urabizi ko ntabyihanganira. Niba ukuntu wataye umutwe. Nta nubwo nzi ngo nani. Usanze uriya mugore ari kuguca inyuma. Njye mba mbona ntamwizeye. Ntabwo yacinda kubwira baramushimuse. Naramwumvishije kuri telefone. Usanga ari imikino bagukinnye. Nadia. wowe ibintu usigaye warihaye wari nka wari ugiye he wirizariza uri imari yacu nta na rimwe uzava ahangaha uba wahakije abantu uzabagaruka zatugaruka nibyo wivugira mu gihe ntarabona kashi ntabwo uzava ubundi bino byasinziraga mu biki iyo mubura nyine mwari kujya ahangaha koga mwiki niyo murakina mu kazi nta soni ntabwo nzongera gukeneraho aho kwihagarika nzajya nza mwihagarikeho Halo, karibu. Star. Wow, Sheri. Sheri nkukumbuye mperuka cyagiye urwaye. Ndetse. Ni byiza. Meze neza? Meze bo. Shama ndabona uri mushya. Siko cyagiye ari umeze. Shani bisanzwe. Yambaye neza. Merci. Abantu wifunzemo neza kabisa. Mbese nkwakiriza gake. Tambwira ko ugiye uri wihuta. Sha, nyine mfite iminota mike hari ahantu ushaka kujya. Ahantu ushaka kujya iminota mike nzabyakira. Nzagaruka. Kere kugarutse ukarara nicyo kintu wenda navuga ati nicyo kintu ndi bwumve navuga ngo nzagaruka buri munsi nzagaruka. Nzagaruka Sheri. Apo ntacyo
igikuru ni uko nkubonye. sheri Karame asa neza. nyine sheri nagiye kwa muganga nsanga ntwite. sheri Karame umbwiye ngo nyine nagiye kwa muganga mbambwira ko ntwite. aya iyo umbwira ni ukuri cyangwa umbabanza umbwire shira ubwoba ushira amanga urumva umenye ko hano ari iwawe umbwire neza ngo wagiye ute. sheri nyine nagiye kwa muganga bambwira ko ntwite. Amaso ku maso barambwira turatwite. nicyo kintu nari nje kukubwira. Koko Uwiteka ndabizi arandeba. Ubuse ndamushimira. sheri ubyakiriye neza. Oya ntabona reka mbaze numwe. Njye ndabyakira neza numvise wenda uwo mwana nkubita amaguru. Umva usaka kanya wabyumva. Kimba nawe usaka kanya wabyumva. Uratwite? Kandi uburishimye. Ko ndishimye. Abo reka mbwira mwa mupeti agushakira igikoma. Se wabigeye. None se wowe naguzi ukuntu ari ibibazo. Ibibazo? Abakobwa b'iki mwabaye mute? Gutwita n'ibibazo cyane n'ibyishimo. Sheri ko ibaze gutwitira mu rugo. Ubu nta nubwo wakwishima ko twungutse umumarayika. Ako se arimo cyane. Sheri nawe ndeka. Arimo? Mana we. Harya umunsi rwakangaye nsiko zaje gutanga. Uri boro nziza. Ugiye gato mbe mvugana n'uyu mukobwa. Kandi wibuka uzanira ifege numva binanameze nabi. Umva ntabasha kugira icyo mubaza. Harya ngo uri kunyagirwa. Ayo. Ubwo se nabizibona urambaza iki? None se urabona nitwikiriye. None se mwanyweye mu mvura. Uranyagirwa imvura ikumeze. Nese undi murashaka kunkoresha ikikano yayo. Ariko uravuga shaho. Ntavuga se. Nta munwa mfite se. Araseka rero. Araseka se. Urumva ugifite imbaraga zo kuvuga. Ntavuga se. Ngo wagerageje gucika. Niko ufite imbaraga urumva ngo wagerageje gucika. Ngaho sha. Wongera ucike sibyo? Wongera ucike. Funga umunwa.